ubwoba bushobora gutuma umuntu agana mu icuraburindi bitewe no kwihutira cyangwa gutinda gufata icyemezo nyacyo mu gihe gikwiye, ariko uhangana nabwo akabunesha niwe ufatwa nk'intwari mu rugendo. Mu buzima busanzwe hari abitwa ko bahaza amagara bitewe no gukora ibintu bisa n'ibidashoboka imbere y'amaso ya bagenzi babo kandi bo baba barafashe umwanya wo kubitekerezaho neza. Ubwoba ni ibyiyumviro abantu bagira bitewe n'ibyo babonye cyangwa se batekerejeho, gusa hari ibyo abantu bahuriraho byo gutinya mu buryo bw'indengakamere ibirimo nk'umuriro, pirofobia, amazi magari nk'inyanja, tarasifobia ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Nubwo bimeze bityo ariko byagaragaye ko hari abantu bagira ubwoba ku buryo budasanzwe kandi babutewe n'ibintu bitangaje. Ibyo abahanga bavuga ko bishobora no kubagiraho ingaruka zikomeye mu buzima bwabo nubwo abantu bakunze kubana. Ni ibihe bintu bitangaje bitera abantu ubwoba biza ku isonga? Tubivugeho muri iki kiganiro. Nitwa Nizeyimana Private, mbahaye ikaze. Icyambere ni filofobia. Filofobia ni indwara y'ubwoba yo kujya mu rukundo. Ikunze kwibasira abantu bafite amateka mabi mu rukundo nko kurukomerekeramo cyane nyuma bagaterwa ubwoba no kongera gukunda cyangwa se gukundwa. Abarwaye iyi ndwara ntabwo baba bafite icyizere cy'uko baramutse bagiye mu rukundo byagenda neza, kuko bahorana ubwoba bwo kumva ko bashobora kongera kubabazwa. Ntabwo yibasira abarugiyemo bakarukomerekeramo gusa, ahubwo n'abumvise inkuru ziteye ubwoba z'abakomerekeye mu rukundo cyangwa bakabona abantu bafataga nk'icyitegererezo mu rukundo batandukana, bishobora kubaviramo kumva banze kujya mu rukundo ndetse bakanaterwa ubwoba nabyo. Abandi bantu bibasirwa n'iyi ndwara ni abigeze kujya mu rushako ariko nyuma bagahana agatanya n'abo bari barashakanye, abaciwe inyuma n'abo bakundanaga cyane ndetse n'abigeze gutabwa bakiri batoya cyane. Umujyanama mu mitekerereze Scott DeHolt akaba n'umuyobozi wungirije mu kigo cya Maryland House Detox gikurikirana abantu bafite ibintu byababase, muri 2018 yatangaje ko indwara ya filofobia ikunze kugirana isano n'ibikomere byo mu bwana. DeHolt yavuze ko iyo umuntu atereranwa akiri muto bimugora kugirana umubano udasanzwe n'undi, kaba afite ubwoba bwo kongera kubabazwa cyangwa se ko yagenzwa nk'uko yigeze kugenzwa akiri mutoya. Umuntu urwaye iyi ndwara kandi aba yiyumva nk'uri wenyine ndetse akibwira ko adakunzwe, akanibasirwa n'agahinda gakabije ndetse agatekereza ko kujya mu rukundo nta kindi byamuzanira uretse agahinda gusa. Urwaye filofobia batandukanye n'umuntu watakaje icyizere mu rukundo, kuko urwaye iyi ndwara we hari n'ubwo igihe kigera kumva hari umuntu yakunze batangira guhuza urugwiro bwabwo bukagaruka, agatangira kugendera kuri uwo muntu yari yaratangiye gukunda atari uko yamubonyeho ibituma atamwizera. Niba umuntu muri mu rukundo ukeka ko yaba afite ubu burwayi, ugirwa inama yo kutamuhatira gukora ibyo adashaka. Indi nama ugirwa ni ukumufasha kubona ubufasha bwatuma asohoka muri ibyo bihe aho kumutererana. Umuntu ufite ubu burwayi kandi agirwa inama yo kugana abajyanama mu mitekerereze akaganirizwa, kuko ari byo byamufasha gusohoka muri ibi bihe. Indi ya kabiri ni hafefobia. Umuntu yumvise ko habaho ubu burwayi ashobora kubifata nk'urwenya, nyamara hari umubare ushobora kuba wibasirwa n'iyi ndwara, cyane cyane ab'igitsina gabo n'igitsina gore. Abenshi usanga batinya gukorwaho n'abo bahuje igitsina cyangwa se bose muri rusange. Mu buhamya bwatanzwe n'umunyamerika w'imyaka 23 yavuze ko buri gihe ahita yiyumvamo ububabare iyo umuntu amukozeho. Uyu musore ngo mu buzima bwe ahora yibuka inshuro zose abantu bakoze ku mubiri we. Ubu burwayi budakunze korohera ababana nabwo ngo ntibiborohera, ndetse n'inshuti babana nabo ntizikunda kwitwararika ngo birinde kubakoraho. Ya gatatu, ergofobia, gutinya gukora akazi. Ronald Yebenbaga yatangaje ko yamaze imyaka 17 akora mu buryo butamworoheye na gato. Igihe cyose yatekerezaga ibyo gukora yumvaga ubwoba bwinshi. Uyu mubyeyi yahiriwe no kubona imirimo mishya, ariko ubwoba bwo bukarushaho kwiyongera umunsi ku wundi. Nubwo yari afite abakoresha beza bagiye bamubera nk'ababyeyi, yakomezaga kugira impungenge z'akazi ke ndetse hakagira n'ikibazo cyo gukoresha umushahara. Iya kane, neofobia, ubwoba bwo kubona ibintu by'inzaduka. Neofobia ni ubwoba buterwa no kubona ikintu gishya, gishobora kuba ibintu bigezweho cyangwa se kugera ahantu bwa mbere. Iki cyiciro cy'abantu ngo baba bakunze gutinya kugerageza kurya ku mafunguro mashya, kwambara imyenda mishya, yewe ngo banatinya kuba bahindurirwa gahunda yabo y'umunsi bagahabwa indi nshya. Abahanga bibaza impamvu abantu bagira ubu burwayi, kandi kubona ibintu bishya no kujya ahantu hashya nta ngaruka mbi bigira ku buzima. Ubushakashatsi buvuga ko
ko ngo guha abana ibyo kurya batari basanzwe barya bibagiraho ingaruka mbi kurusha uko byabagirira akamaro. Iya kane ni abrutofobia, gutinya koga. Abantu bafite ubu burwayi usanga batinya koga, gufura no gukoropa. Abrutofobia ikunze kwibasira abana n'abagore cyane. Impamvu itera ubu burwayi akenshi ngo bikunze guterwa n'impanuka zikomoka ku mazi abantu baba barabonye bakiri bato, cyangwa se bikanaterwa no kuba ababyeyi babo barakundaga kubaha igihano cyo koga mu gihe babaga bakoze amakosa. Ubu burwayi bwigeze guhitana umwongereza witwa Thomas Townsend. Uyu yakoreshaga imibavu myinshi atinya amazi, nyuma umwuka wayo warengeje urugero uza kumuviramo uburwayi bwamuhitanye kuko yayiteraga ngo agire impumuro nziza hatagira utahura ko atoze. Indi yitwa nomofobia, kudatunga telefone. Iterambere ry'ikoranabuhanga mu isi ya none rigira ingaruka za hato na hato ku buzima bw'abantu, aho usanga kubaho udafite telefone ishobora kugufasha mu itumanaho wisanga watakaye. Impamvu nyamukuru ziri mu bitera nomofobia harimo irungu ryo kwigunga, umutekano muke n'ibindi. Inyigo yakorewe ku bantu 1000 mu Bwongereza yagaragaje ko 66 byakoreweho ubushakashatsi bafite ubu burwayi bwo kutamererwa neza igihe badafite telefone zabo hafi ya bose. Ubu burwayi ngo si umwihariko w'igihugu kimwe kuko hafi ku isi hose buharangwa. Ikindi kandi ngo iyi ndwara yibasira abakiri bato cyane kurusha abakuru. Iyindi ni decidofobia, gutinya gufata umwanzuro. Ubu burwayi bukunze guterwa n'ubuzima umuntu aba yaraciyemo, nko mu bwana bwe ugasanga yarigeze gufata icyemezo nyuma kikamugiraho ingaruka mbi. Abarwayi akenshi uzasanga mu gihe cyo gufata umwanzuro bakajya ku ruhande rwemejwe na benshi, bituma bagenda nk'abatazi aho bagana. Decidofobia iyo itavuwe ishobora kugira ingaruka ku buzima bw'umuntu. Iyindi ni heliofobia, gutinya imirasire y'izuba. Abantu benshi bafite heliofobia, indwara isa n'itangaje iterwa ahanini no kuba bizera ko imirasire y'izuba ishobora gutera indwara ya kanseri y'uruhu. Uwitwa Lucy Jeffries w'imyaka 20 yasezeye ku kazi yakoraga ko bamusabye gukora ari hanze, bigatuma igihe cyose ageze ku zuba akorana igihunga. Iyindi ni genophobia, gutinya gukora imibonano mpuzabitsina. Abenshi bakunze kugaragaraho ubu burwayi ni abakunze kuba barigeze guhura n'ibibazo by'ihohoterwa bikabaviramo ihungabana buri igihe cyose batekereje ibi bintu. Genophobia iterwa no kuba uwafashwe ku ngufu agendana ihungabana rikomeye cyangwa yaririnze gukora imibonano mpuzabitsina by'igihe kirekire. Ya nyuma ni glossophobia, gutinya kuvugira mu ruhame. Ubu ni uburwayi butuma umuntu abura uko yifata mu gihe asabwe kuvugira mu ruhame, bishobora no kumuviramo kwitura hasi. Glossophobia ikunze kwibasira abatari bake, ndetse abayifite babura aho barigitira iyo basabwe guhagarara imbere y'abandi, bituma babyirinda. Glossophobia ikunze kwibasira abatari bake, ndetse abayifite babura aho barigitira iyo basabwe guhagarara imbere y'abandi, bituma babyirinda cyane. Nitwa Nizeyimana Private, ndabashimiye.